Haleluya, reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, nshuti muvandimwe muri Kristo Yesu, nizera ko ahantu uri Umwami Imana akurinze. Uyu munsi reka tuganire ijambo ry'Imana, turi busome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 9, hanyuma tuze no gusoma duhereye ku wa 18. Umutwe w'amagambo uravuze ngo ibya Simoni umukonikoni. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'abasamariya akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje, batuyu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Icyatumaga bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga batangarisha iby'ubukonikoni bwe, ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. Na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo. Abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye arumirwa. 18. Ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza, arazibwira ati, nanjye nimumpe ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera. Petero aramubwira ati, pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Yesu ashimwe cyane. Iyi nkuru dusomye ni inkuru y'umugabo witwa Simoni w'umukonikoni, wakoraga ibintu by'ubumajisiye cyangwa se akora ibintu bigendanye n'amarozi n'ibindi. Hanyuma igihe intumwa Filipo yageraga i Samariya, yabwirije abantu ubutumwa bwiza. Haleluya. Ababwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abantu barizera, abagabo n'abagore bo mu mudugudu barizera. Hanyuma bizana ingaruka ku bumajisiye bwa Simoni. Bimuzanira ingaruka, bituma atongera kubona abakiriya, abantu batangira kumuvaho. Filipo yageze i Samariya, afata ikirere cyaho mu mwuka, aragifata. Ubumajisiye bwa Simoni ntibwongera kubona umwanya. Hanyuma Simoni abirebye, yumva umurimo we urahinyuwe, yumva ibyo yakoraga bijemwo agatotsi. Yigira inama nawe yo kubatizwa kimwe n'abandi bari kwizera. Ariko intego yari itumye abatizwa ntabwo yari intego yo gukizwa, ntabwo ari uko yari yakiriye Kristo, ahubwo yagiraga ngo arebe ikintu kiri gutuma cyangwa se iturufu metode Filipo arimo arakoresha kugira ngo amukureho abantu. Arangije abona ko Filipo warambitseho ibiganza yuzura umwuka wera, ngo arumirwa, aratangara. Intumwa rero ziri Yerusalemu zumva ko i Samariya umurimo wabaye munini, umurimo wagutse. Zijya inama yo kohereza Petero na Yohana. Baragenda basengera abantu, abarwayi barakira, basengera abantu, buzura umwuka wera. Simoni abonye ko abarambitsweho ibiganza bari guhita buzura umwuka wera, abona yuko ibyo bintu nawe byamusubiza amanota, abona ko byamusubiza ibyo yatakaje. Yigira inama yo kuvuga ngo, kubera ko yaramenyereye kujya kugura imiti yo gupfumaguza, imiti y'ubumajisiye, yaramenyereye kujya kuyigura, akagereka
agakora bargaining, agira ngo n'impano y'Imana, impano z'Imana agira ngo nazo arazigura, kuko ntiyari azi ko impano y'Umwuka Wera itagurwa. Ajya guciririkanya na ba Petero na Yohana, tese mbaha ngahe, ese murampera kurangahe kugira ngo nanjye mumpe izo mbaraga. Petero aramubwira ngo pfana ifeza zawe, kuko impano y'Imana ntabwo igurwa. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo Simoni ibyo yakoraga byari byamuhombeye, ubumajisiye bwe bwari bwahombye. Yigira inama yo kwinjira rwihishwa mu rusengero, yigira inama nawe yo gushaka gusa n'abakijijwe n'abakiriye Yesu, kugira ngo abone ukuntu azongera kuzura ibintu bye. Ubu hari abantu babonye hanze bibacanze, babonye ibyo bakoraga bibacanze, baza kwirobeka mu murimo, ariko atari uko bakijijwe, batanagenzwa n'ikindi kintu cyiza, ahubwo bafite izindi ntego zabo. Petero yaramubwiye ngo impano y'Imana ntabwo igurwa, it's for free, n'ubuntu kumwizera ntabwo igurwa, ariko wowe urimo urashaka kuyigura. Ikigaragara niki, nuko uyu Simoni atari yigeze akizwa, ntabwo yari yigeze yizera ubutumwa bwiza, ahubwo yashakaga icyatuma yongera agasubirana agasubirana abantu, ariko biramupfana ntibyamukundira. Inshuti muvandimwe, ese wakiriye Umwuka Wera? Ese warabimenye ko yaje, cyangwa nawe ntabwo urabimenya? Amakuru ngufitiye meza nuko Umwuka Wera ari ubuntu. Ikibanza ni ukwizera Kristo, hanyuma ugasaba Umwuka Wera ukawubatizwamo. Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Imana ikwiteho, ugubwe neza mu Mwami Yesu. Ni imwene so Iranzi Alfred. Shalom, shalom.